ujya utekereza umwami wagukunze wiyambuye icyubahiro n'ubwiza bwe bwose akamanuka mu isi yuzuye umubabaro akabaho gikene aritwaje ashaka y'umuzirikana kuko aragukunda yarababajwe arapfa ngo twe tubeho n'umucunguzi wacu n'umuvugizi wacu tumwisunze azahora atuneshereza turarahamagara abarembejwe bose abashonji ndetse n'abuzuye intimba bose ngo tumwiyegurire kandi tumwigireho aradutura ibituremerera byose turateze ibiganza ashaka kwakira uje wese amusa zamugiyeho kuko umwisunze wese aba amahoro masa kuko ishobora byose mubera igihome turateze ibiganza ashaka kwakira uje wese amusa zamugiyeho kuko umwisunze wese aba amahoro masa kuko ishobora byose mubera igihome kuko umwisunze wese aba amahoro masa kuko ishobora byose mubera igihome kuko umwisunze wese aba amahoro masa kuko ishobora byose mubera igihome kuko ishobora byose mubera igihome kuko ishobora byose mubera igihome isabato nziza. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Reka mbasuhuze mu izina rya Yesu. Imana iduhane umugisha kandi ndabifuriza isabato nziza mwese aho muri hirya no hino mu miryango itandukanye. Natwe turashima Imana kandi tunejejwe no kongera gutangira isabato turi amahoro, izina ryayo rihabwe icyubahiro. Tugiye kubana rero mu cyigisho kitari kirekire kigufiya, ariko turifuza ko Imana ivugana natwe ikadusobanurira icyo dukwiye gukora muri iyi minsi iheruka. Hanyuma muri iki cyigisho reka umwuka wera abane natwe kandi adusobanurire mu izina rya Yesu. Reka dutangire. Murihangana ndakuraho video kugira ngo twumvikane neza. Tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo kuki uhora ukinze. Muri iyi minsi ibintu ntabwo byoroshye. Nibyo twifuza kugera mu iterambere, twifuza kugera ku bintu byiza, nubwo tubwirwa ngo tube mu isi ariko ntituba ab'isi, twifuza kugera kuri byinshi koko. Niyo mpamvu usanga buri wese akora kugira ngo agire urugo rwiza, agire inzu nziza, yubake, agire ibipangu. Ibyo turabimenyereye.
wakwibaza uti ese uku guhora ukinze ni ugukinga bimeze gute? Ndahera ku kintu kimwe maze iminsi mbona. Murabona kuno abantu bakubaka inzu, bakubaka amakorotire, ubundi bagafunga bagashyiraho porotaye. Ni byiza, ntabwo ari bibi, ariko buriya buri terambere ryose rigenda riduhunza bagenzi bacu, inshuti n'abavandimwe. Rimwe na rimwe ushobora guhura n'ingaruka ziturutse kuri bya terambere ryacu, kuko usanga ni nk'aho bigaragara ko umuntu wese ashaka kuba wenyine, niko wabyita. Ndatangira nibaza, kera wasangaga urugo wenda ruri ku nzira, ngo umuntu yarushye yaje kunywa amazi, yaje gusaba amazi, mbese ugasanga hari ahantu hazwi ko iyo uhageze unaniwe utabura amazi. Ariko mu minsi ishize hari umuntu duturanye baje kumusura. Abantu baje kumusura bafashe urugendo bavuye i Kigali, baza rwose bifitiye imodoka yabo baje gusura umuvandimwe. Bahageze barakomanga reka da, barakomanga reka, barahamagara kuri telefone igasona wapi. Ati se ubu uyu muntu yagiye hehe? Barurira kuri za korotire zacu dushaka, barahamagara ntihagire umuntu bumva. Kumbi umuntu wari uri mu rugo, nubwo bari babizi neza ko aba ari mu rugo, bamubwiyeho bati muri iki cyumweru tuzaza kukureba, ntabwo twakubwira umunsi, ariko kuko uri mu rugo tuzakubona nta kibazo. Abantu baraje barahagarara barakomanga, babura umuntu n'umwe ubakingurira. No guhamagara nabyo ntibikunde, umuntu rimwe na rimwe ntiyumve. Ubwo ikibazo kikaba ikihe? Wa muntu yagiye yari afite ekuteri, yibereye mu rugo ari muri ekuteri, ari kwiyumvira niba ari indirimbo, niba ari ikisimbizi. Telefone yumviragaho ntabwo ariyo bamuhamagaragaho. Kumuhamagara telefone ntiyayumvishe kubera ko yari ari kumva muri ekuteri ku yindi telefone. Abantu barahagaze, isaha irashira, bageze aho barambiwe baritahira. Narabirebye agahinda karanyica, ndavuga nti mu by'ukuri nubwo twifuza ibintu byiza nibyo, ariko bishobora nanone kutubera ikibazo mu gihe tutabikurikiranye neza. Hari hakinze mu by'ukuri, gukomanga ntibyari bivuze ko umuntu ari bwumve, bitewe nawe n'ibindi yari arimo. Rero umuntu ashobora gukinga agahora akinze ntabone abantu, wenda akanagira ngo ntibaza, ari uko wenda se yarasinziye ahugiye mu bindi, cyangwa se ntashaka no gukingura. Ni ukuvuga ngo muri iyi minsi ibintu ntabwo byoroshye. Abantu barasabwa kongera kwitekerezaho, bakareba niba mbese ese aho uri Imana iri kugaragara iwawe, iri kugaragara mbese abakuzengurutse bari kugusoromaho iki. Rero icyo gitekerezo cyangwa se iyo nkuru mpamo ikitubwira ni uko ibyo duhora twifuza guhora dukinze, birashoboka ko ariyo mpamvu nta bantu bakigusaba amazi kuko ntibabona aho baca. Birashoboka ko nta bantu bakiza ngo bagufunguze ubagirire neza kandi ubifite, kuko ntabwo babona aho baca. Bya bipangu byacu biradushishikariza kuba twenyine, uwo mudafitanye gahunda rimwe na rimwe hagira nuko bakavuga uti wenda si hano cyangwa ni n'ahandi, ugasanga mu by'ukuri iterambere ryacu naryo riri kudutandukanya n'abantu. Noneho naho haziye covid, abantu ntibagihura, bamwe baribagiranye mu by'ukuri. Ariko imbere y'Imana, nubwo isi igenda irushaho kuba mbi n'abantu barushaho guhinduka, yewe n'iterambere rikomeza riza, dukwiye gushishoza tukareba niba iterambere ryacu nta ngaruka riri kutugiraho, tukamenya neza niba koko isi iri guhinduka, ese twe ntabwo turi guhindukana nayo. Reka turebe mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 ku murongo wa mbere kugeza ku wa 9, ahatubwira ngo ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka. Rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa mbere. Rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa mbere haratubwira ngo ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya,
kuko abantu bazaba bikunda bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zabo. Abameze batyo ujye ubatera umugongo, kuko muri bo harimo abagabo bomboka mu mazu bakanyaga abagore batagira umutima, baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi, bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenya ukuri. Iri somo riratwereka neza ko mu bihe birushya twabigezemo, ibihe by'imperuka twabigezemo. Iyo urebye hirya no hino hari ibintu byinshi bibasha kuduhamiriza yuko bya bihe by'imperuka kuko twabigezemo. Ariko abana b'Imana birashoboka yuko dusinziriye, birashoboka yuko duhugiye no mu bindi ntitubashe kubyitaho, yewe ntitubashe no kubibona kubera yuko duhuze, ntabwo tubyitayeho, niyo mpamvu tutabibona. Ibyo by'abagabo batwara abagore batagira umutima, ibyo ni ibintu byabaye nk'ibisanzwe. Usanga icyo kiganiro ari ibintu bisanzwe, nta n'ubivuga afite isoni, kuko ni ibintu bimaze kumenyererwa muri iyi si ya none. Ariko se tukibaza, ese ubu buhenebere buteye ubwoba aho ntibwaba bwarageze no mu itorero, natwe tukaba turi abakristo bo ku myambaro gusa? Ku isabato ngaho jiya twakubisemo muri mifemi imikenyero sinakubwira, ku isabato y'abana ntiwareba, ariko mu imitima yacu igifunze, Mwuka Wera atarabona aho yinjirira kugira ngo abe yabasha no kuduhumuriza cyangwa se atwereke na ya nzira dukwiye kumenyeshwa n'Umwuka Wera. Wakwibaza uti, ese ibi bihe birushya ko twabigezemo, ese ahari ndi kumva bindushya? Niba bitari kukurusha cyangwa ngo bikubabaze, ni uko utarabibona, kuko ni henshi bigiye biri, ni henshi hari ingero nk'izi ngizi zatanzwe muri Bibiliya. Abantu kuba badakundana babo, batumvira ababyeyi babo, abana bananiye ababyeyi nabo ntibakita ku bana, umwana arabaho agakura akaba icyigenge, nta muntu n'umwe wamubwira ngo yumve. Mbese ugasanga ingaruka z'icyaha koko muri iyi minsi noneho zikajije umurego. Icyo navuga kuri iri somo, ntabwo byoroshye guhagarara mu ruhande rw'Imana udafite imbaraga y'Imana. Niyo mpamvu aho covid yaziye, birashoboka ko hari n'umuntu rwose wigendeye utakibuka niba n'ibyigisho byararangiye, utakibuka, mbese ntabwo mu by'ukuri abona bucya bukira akigira mu bye. Ariko hari abantu mu by'ukuri bazibiye. Naho ntuye uba usanga hari umuntu bavuga ngo uriya twarasenganaga, bivuze ko ubu tutagisengana, bivuze ko hari ahandi yaciye. Ntabwo rero biri mu gace kamwe, ahubwo n'ahandi birahari. Abenshi bazagwa bave mu byizerwa, ariko se twebwe tukiyita ko tubirimo tumeze gute? Ese ahari tubirimo koko cyangwa ni bya bindi by'inyuma? Aho ibi bihe birushya ntibyaba bihari, ubuhenebere buteye ubwoba buri no mu itorero, ariko abantu bakaba bakigaragaza, mbese bakaba bakiri kwerekana agasura k'inyuma, ariko imbere umutima ari urutare. Ni ikibazo gikomeye. Iyo urebye usanga hazabaho n'ubuhakanyi bukomeye. Ubuhakanyi nta bundi ni kwa kundi umuntu rwose azabivamo, abivemo ku mugaragaro, yikorere, yigire ubuhe, nta kintu bimubwiye, nahura nawe musuhuze yigendere nk'aho mutigeze munasengana. Kandi rwose Umwuka Wera aradukomanga buri munsi, ariko gukomanga nanone kuko ufite umutima umenetse ukabasha kumwumvira. Niba uwo mutima ukomeye nk'ubwo rugi rukinze bakomanga ntihagire uwumva, cyangwa se duhugiranye ntitubashe kumva, icyo gihe n'ijambo ry'Imana ntabwo tuzariha agaciro. Abenshi bazaba batakibasha no kurikurikirana cyangwa kurisoma. Birashoboka ko ufite amahirwe ubasha kugira umuntu uguhwitura ukabasha kongera kumva ibyo muri Bibiliya. Hari umuntu utakibyumva rwose, nkubwiza ukuri. Ni ukuvuga ngo iyi minsi igoye abantu bose, ariko abakristo by'umwihariko ni nk'ikigeragezo nakwita ko cyaje noneho kireba abakristo, kuko buri muntu umaze nk'umwaka adakandagira mu rusengero biragoye cyane kugira ngo ahagarare ashikamye niba atiyambaje imbaraga y'Imana, ntabwo bizashoboka. Reka turebe no mu rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 4 ku murongo waho wa mbere
kugeza ku wa 5 haravuga ngo ubuhakanyi bwo mu minsi y'imperuka. Ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye, babuza kurongorana, baziririza ibyo kurya Imana yaremye kugira ngo abizera bakamenya ukuri babirye bashima, kuko ibyo Imana yaremye byose ari byiza, ntiharimo icyo gutabwa iyo cyakiranywe ishimwe, kuko cyezwa n'ijambo ry'Imana no gusenga. Ariko ikigaragara hano ni ukuvuga ngo icyo nshaka kuvuga kuri iri somo, abantu benshi bashaka kubaho nta muntu ubabwira ko bakosheje. Hari abantu benshi tujya tuganira bakakubwira ko hose ari ugusenga, aho ngeze bavuga Imana ndasenga, aho numva bavuga Imana ndasenga. Ushobora no kuzagenda rero ukajya ahantu uzi ko bari kuvuga Imana kandi bari no kuyituka, nawe ukicara ngo uri gusenga kandi wajya kumva ukumva wayobye kera. Ni ukuvuga ngo muri iyi minsi ya nyuma hari inyigisho zitandukanye zirarikira abantu gukurikira ibyo bifuza. Hari inyigisho zitandukanye zituma abantu batabasha gutekereza neza ku cyaha, ahubwo bagatekereza ku byiza bifuza kwibonera. Rimwe na rimwe abakobwa, abasore n'inkumi bo muri iyi minsi nabo barifuza gusengera mu itorero batabahana, batababwira ngo mbega ko wambara nabi, bakabwira ngo mbese ubwo waje wambaye uti, bakabwira bati wa mukobwa ukwiye kwitwara gutya kuko umwari w'umunyarwandakazi. Reka barashaka aho batababwira ikintu gitandukanye n'icyo bashaka kumva. Ese hari mu itorero muri iyi minsi ya nyuma tuhagaze dute? Ese hari ntitwahenebereye? Ahari se icyo Imana dushakaho uyu munsi, umuhamagaro wacu wo kubwiriza ubutumwa bwiza uracyaturangwaho? Ko tuzi ko turi umunyu w'isi, ko tuzi ko turi inzandiko zisomwa n'abantu bose, ese aho dutuye bimeze gute? Mbese abantu baracyadusomamo Kristo cyangwa natwe twamaze kwibera nk'abandi? Muri iyi minsi ya nyuma biragoye cyane kugira ngo uzabone umuntu uko ari inyuma ariko ari n'imbere, kubera ko abantu benshi duhishe byinshi imbere ariko inyuma turiyerekana nk'intama. Ntabwo rero ari byo. Dukwiye guhama ku ruhande rumwe, tukemera imitima yacu igafungukira Mwuka Wera kugira ngo tubashe gusobanukirwa, tumenye icyo dukwiye gukora muri iki gihe kitoroshye. Ni ukuvuga ngo abakristo nabo, hari abakristo bafite ubwibone, hari abakristo bikunda. Rimwe kera umuntu yazaga aje kugufunguza waramufunguriraga, n'abatekamutwe burya bari bake. Ariko ubu ngubu umuntu araza akakuririra akavuga ati ndaye nzira ngize gute, umuntu akabanza agatekereza ati ariko kuko uyu muntu buriya yaraye nzira ariko mbona asa neza, aho ntiyababeshya. Ariko buriya kubera yuko tutareba mu mutima ngo tubashe gusobanukirwa kuko neza niba uwo muntu yaraye nzira cyangwa se kuko adafite n'aho ajya. Birashoboka ko ushobora gutinya gucumbikira umuntu by'iki gihe kuko uzi ko hari abo bacumbikira bakabiba, ibyo ni ibisanzwe. Ariko nk'umukristo ushobora kuvuga uti, mbese umutima ushobora kugushinja ukavuga uti uyu muntu ariko simufashije kandi wenda akeneye ubufasha bwanjye. Iyo bimeze gutyo hari ubwo bigenda, ushobora kuvuga uti wa muntu we ntabwo nkanjye wenda ni urugero, nshobora kuba ndi mu rugo umugabo ntawe, nkavuga nti rero ahari ntabwo yakwemera yuko ndazi umuntu atazi mu rugo atanahari, ariko nkavuga nti kamuhereza amafaranga ugenda ujya kureba ahantu ucumbikisha, hari ahantu haba hari amacumbi, wishyure uraremo hanyuma urye, ejo uzakomeze urugendo. Ibyo bintu utanabikoze wenda umutima wagushinja, ariko uragushinja kubera yuko hari agasigisigi k'ubukristo kakikuriho. Hari n'uvuga ati genda wamutekamutwe, yagera no hirya rwose ntanatekereza ati ariko se uriya muntu abaye koko yari akeneye ubufasha bwanjye, Imana yari imwohereje kuri njye kugira ngo byibuze mbashe kumufasha, byagenda bite? Tuba dukwiye gutekereza muri iyi minsi. Ntabwo abantu bafite ubwibone, ntibashaka kumva ko hari abandi bafite ibibazo igihe bo ntabyo bafite. Ariko abakristo duhora turi inzandiko zisomwa n'abantu benshi, duhora turi abantu bakabaye intangarugero. Byibuze umuntu akazahora yibuka ko hari umuntu wamugiriye neza. Rimwe na rimwe ugasanga
aravuga turiya muntu koko ubanza ari umuntu w'Imana. Na kera hari abantu bahamyaga Imana mu byo bakora atari uko bafite byinshi, ahubwo ari uko bazi neza yuko gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Hari irindi somo riboneka mu Itangiriro 19 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Ni ukuvuga ngo uko isi ihinduka n'abantu koko barahinduka. Biranagoye cyane kugira ngo urugero nk'abasore n'inkumi ubu noneho bo bafite urugamba rukomeye. Inama zigize itorero zatangaga ibiranga umusore wenda mukwiye kubana, ibyo wakwitegereza, ibyo wakwigaho n'ibiki. Ariko ubu hari n'ikindi kintu cyadutse. Ni ukuvuga ngo ibi tubona ngo n'abasambanyi, ngo ubutinganyi, ngo bwarateye, ibyo bintu ntabwo ari ibintu byadutse kuri iyi ngoma, ntabwo ari ibintu byadutse muri iki kinyejana, ahubwo na kera byahozeho. Abakristo rero nabo dukwiye gusenga cyane kugira ngo ibyaduka biri kuzenguruka isi ahari bigenza amaguru make mu itorero ry'Imana, kuko niba bitabaye ibyo ntaho turatandukanira n'abandi bantu batuzengurutse bose. Iyo usomye mu Itangiriro usanga atari ibintu rwose byadutse ubu ngubu, ahubwo byahozeho. Iyo dusomye mu Itangiriro 19 ku murongo waho wa 1 turareba ibyo ku bwa Loti. Mu gihe cya Loti tuzi yuko ibintu byari byaramaze gukaza umurego i Sodoma n'i Gomora. Mu by'ukuri ntabwo ari uko abantu batari bazi Imana, ahubwo bari baramaze kwimika ibigirwamana mu mitima yabo, bituma batongera kugira umutima wo gutekereza ku ijambo ry'Imana, ndetse n'amategeko y'Imana navuga ngo bayakandagira uko bishakiye. Umutima ntacyo uri kubashinja kubera ko bari baramaze guhenebera. Ngo abamarayika bombi bagera i Sodomu nimugoroba. Loti yari yicaye mu marembo y'i Sodomu. Loti ababonye arahaguruka ngo abasanganire, yikubita hasi yubamye, arababwira ati ndabinginze ba databuja, nimwinjire mu nzu y'umugaragu wanyu, muharare buke, mwoge ibirenge, ejo muzazinduke mugende. Baramusubiza bati oya, turarara mu nzira buke. Arabahata bajya iwe, binjira mu nzu ye, abatekera ibyo kurya, yotsa imitsima idasembuwe, bararya. Batararyama abagabo bo muri uwo mudugudu Sodomu bagota iyo nzu, abato n'abakuru bose, bavuye ahantu hose ho muri ho. Bahamagara Loti baramubaza bati abagabo binjiye iwawe muri iri joro barihe? Basohore turyamane nabo. Loti ajya ku rugi, arasohoka, arukingira inyuma ye, arababwira ati bene data ndabinginze ntimukore icyaha kingana gutyo. Bishatse kuvuga yuko icyaha nk'icyo ntabwo kigeze kibura no mu gihe cyashize. Imana aho igeze aho igafata umwanzuro wo kurimbura abantu bo ku gihe cya Nowa, ni uko yabonaga ko ku iyo si ntaho iri kugana. Kandi mu by'ukuri abari barimbutse n'ubundi bari babandi bamaze kurimbuka. None se ahari muri iyi minsi, nubwo Imana yatanze isezerano yuko itazarimbuza isi umwuzure, ahari Imana yaba irimbuza isi umwuzure, ubu ntituba twarashize? Cyangwa se itorero ry'Imana aho bihagaze gute? Haba hasigara bangahe? Ese Loti nk'uko yavugaga ati nihaboneka abangaba Nyagasani uraharimbura. Ese ahari mu itorero ry'Imana ushobora kwibaza uti habonekamo bangahe? Simvuze ngo urebe mugenzi wawe uvuge ngo uriya ntaheruka, ngo uriya yaraguye, ngo uriya oya. Nawe irebe ku mutima wawe, ese bihagaze biti? Ese Imana iracyahabwa icyubahiro mu mibereho yawe, cyangwa hari ibindi byagiye bitakara, umuco uratakara, ijambo ry'Imana riribagirana? Ntabwo wamenya. Ariko wowe wisuzumye neza wamenya niba koko ugihagaze mu ruhande rw'Imana, niba koko ugiharanira kujya mbere mu by'umwuka. Loti yarabinginze, reka sinakubwira ibintu birananirana, ati basi ndaha abakobwa banjye. Uri kumva aho umubyeyi agerageza gutanga abana be? Bati oya, dushaka abo bagabo. Bantu b'Imana, basore rubyiruko bagenzi banjye, mukwiye kongeraho icyo kintu kuri liste y'icyo mureberaho. Nushaka nujya gushaka uzashaka navuga ngo umudetektive uri prive, simbizi uko wabigira kose, ariko uzashaka amakuru ku muntu ugiye gushaka mbere ya byose. Itorero ry'Imana rifite urufatiro rihagazeho, ariko urwo rufatiro rukwiye kuba Kristo. Nimba umuntu adahagaze kuri Kristo, banza ugenzure neza kandi unabisengera, ujye ku mavi kugira ngo Imana ikuyobore ku muntu ukwiriye muri iyi minsi. Ntabwo bivuze ko ubw'isi iri kugenda iba mbi abantu bazaba bonyine, oya. Ahubwo n'ubundi biracyari kwa kundi umuntu azasiga se na nyina ajya kubana n'undi. Ariko noneho dutekereze, ese iyi si ko igeze kure,
abantu ko bahinduka. Ese itorero ry'Imana ryo rihagaze rite? Satani ko atahwema kuriteraho ibitero. Ese wewe uri kumva uracyaharanira kujya mbere? Ariko nanone reba, niba uri n'umusore, niba uri inkumi, senga cyane, kuko ubu ngubu urugamba nibwo rukomeye kugira ngo wubake urugo ruzima, nuko uzabona umuntu muzima. Rero no muri iyi minsi ntabwo byoroshye. Icyo kintu nacyo cy'uko abantu babanye n'Imana, mukomeze mucyongere kuri lisite y'ibyo mugenderaho. Ntabwo ari ibintu byoroshye kuko gufata umwanzuro wa burundu. Hano ndongera mvuge ku kintu cy'ubwibone. Bakristo bavandimwe, kwibona rwose ntibigira iherezo. Nituba abantu bakwiye ijuru koko. Hari ahantu nzi bari bafite abafundi bari kububakira mu rugo. Mu gihe bari kubaka, ubwo kwa kundi abantu bubaka bari kubaka iwawe, yewe inyota ishobora kubica pe, ukabaha amazi. Baravuga bati rero, niba hari amazi yo kunywa mwaduha tukanywa. Umwana wari mu rugo agira gute? Abaha amazi. Abahaye amazi, nyirabuja, niba nabyita nyirabuja cyangwa se umadame w'urugo, araza aravuga ati ibikombe wabibahereyemo? Ati genda ubijugunye. Umwana arareba arabijugunya, ariko yibaza impamvu abijugunya. Undi munsi, urugo rwose rw'abakristo, umwana bati niba unyweshereje ku gikombe jugunya. Ni umuntu uba mu rugo cyangwa ntabamo? Aba mu rugo. Nubwo yaba ari umukozi wawe, ni umuntu nk'abandi. Burya uriya muntu afite agaciro kurenza abandi bose, kuko ni umuntu ukumenyera ibyo urya. Igihe udahari arateka, yewe ku buryo afata ku gikombe ari bunoze ibintu byose, akanagutekera ibiryo. Ngo njye ntabwo njya nywesha ku kintu kimwe n'abandi ngo kijugunye ngo kiriya gikombe ngo ni icyanjye. Uri umugore wo mu rugo, ese utekereza ko abana uri kurera bo bazakura bafite ubwibone bungana gute? Ibintu byose niba ufashe ikintu ukacyoza kiracya, ariko hahandi umuntu yumva yuko no kucyoza bitari bukureho, ko ari kumva hari umuntu wakinywereyeho ngo ntibakijugunye, ni ikindi kibazo gikomeye. Ndakubwiza ukuri, niba uri umukristo ukaba umuntu aje gusaba amazi, wapfa no kugera ku gatima ukamuha igikombe, yamara kukinywera ukakijugunya, ndakubwiza ukuri ko ufite ikibazo gikomeye. Kuko uzifuza ko nta muntu ukugana ngo umuhe amazi kubera yuko udashaka kujugunya ibikombe byinshi. Ubwo ni ubwibone budakwiye kuranga umuntu w'umukristo uwo ari we wese muri iyi minsi ya none. Ari no mu gihe cyashize, n'umupfakazi w'i Sarifati utari ufite namba, wari ufite agafu gake, yemeye kugakorera umugaragu w'Imana, asigara navuga ngo asigaye amaramasa. Ariko Imana yongeye yuzuza ibigega bye n'ibibindi n'indobo n'ibiki byose, ibyuzuza amavuta, ibyuzuza iki, aragurisha abona n'ibyo asigarana. Ariko se none abantu b'Imana, niba twebwe turi ba bandi bagira ubwibone bungana gutyo kandi turi ngo abakristo, ubwo twaba turi kugana hehe mu by'ukuri? Ntabwo bikwiriye yuko dutakaza ubumuntu, ahubwo dukwiye guharanira guhora dufite ishusho y'Imana koko nk'uko yaturemye, keretse niba tutemera ko turemye mu ishusho y'Imana. Itorero rero ryasigaye, Satani azarigabaho ibitero kugeza isi igeze ku musozo. Niyo mpamvu dukwiriye kuba maso, tukirinda kandi tugasenga, tugasoma kugira ngo dusobanukirwe, kuko ijambo ry'Imana ntabwo wabasha kurisobanukirwa utarigiyemo ngo urisome. Nta nubwo Imana yaza ngo ibigutsindagire mu mutwe, umutima wawe ugifunze udashaka kurekura ibyo uhugiyemo byose ngo wongere wiyegurire Imana yongere ikuyobore. Mu by'ukuri ahari birashoboka yuko hagize ikiba bakongera bakabatiza, birashoboka ko abantu batunda umurongo ari benshi baramutse bashyize mu gaciro bakibuka aho bari bamaze iminsi bari, ahari bakwifuza kongera kugenda bundi bushya. Icyo nasaba rero nsaba Imana ni uko buri wese muri iyi minsi yagira amaso areba ku bintu Imana yifuza, akaba ari byo dukora. Dukwiye kugira amaso y'umwuka, kuko hari ayo maso dufite ubanza ahumirije, niyo mpamvu tutabasha no kumva n'ukomanzi. Dukwiye guharanira kujya mbere, ariko tukizera Imana yuko ariyo ishobora kutugirira neza, kuko twebwe ubwacu abantu turemye muri kamere y'icyaha. Kamere yacu ni icyaha, ntabwo tuzi icyiza, ariko kugira ngo umuntu icyiza kimubonekemo ni uko aba afite umwiza muri we. Reka Kristo abe mwiza mu mibereho yacu kandi tumugire nyambere. Reka dusome isomo riboneka muri Yakobo igice cya mbere,
kandi turimo no kugana ku musozo. Yakobo igice cya mbere, duhere ku murongo wa mbere. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 22 tugeze 26. Haravuga ngo ibyo kutihutira kuvuga n'amahirwe aterwa no kumvira. Ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka, kuko uwumva ijambo gusa ntakore ibyaryo ameze nk'umuntu urebeye mu maso he mu ndorerwamo, amaze kwireba akagenda uwo mwanya akiyibagirwa uko asa. Ariko uwitegereza mu mategeko atunganye rwose, atera umudendezo, agakomeza kugira umwete wayo, atari uwumva gusa akibagirwa, ahubwo ari uyumvira, niwe uzahabwa umugisha mu byo akora. Umuntu niyibwira ko ari umunyadini, ntagenge ururimi rwe, ahubwo akishuka mu mutima, idini ry'uwo muntu riba ari ubusa. Idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana, Data wa twese ni iri: ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo, no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Reka rwose iby'isi nubwo bituzengurutse, tubana n'abantu batandukanye, ariko reka tugume ku rufatiro, twe gufata imyitwarire y'abatuzengurutse. Kuba ubana n'umuntu akaba yaba mubi ukabibona, ntabwo bivuze ko uhinduka nkawe, ahubwo wakamubereye umucyo akakureberaho. Ni ukuri muri iyi minsi abantu benshi barahinduka uko bwije n'uko bukeye. Uwo waba uzi ko ari mwiza, nyuma y'umwaka umwe birashoboka ko ugomba no kumwitondera, birashoboka ko ushobora gusanga yarahindutse atakiri wa wundi wari uzi. Niyo mpamvu buri muntu wese akwiye guhora ku mavi, agahorana n'Imana, kuko nta bundi buryo tuzaba abantu beza niba tutari kumwe n'umuntu mwiza ari we Yesu Kristo, ushobora kuduha imbaraga akatubashisha gukorana bya bindi twumva ko tutashobora. Muri Malaki 3:19 niho batubwira ngo dore hazaza ibihe birushya. Ibi bihe birushya twarabibonye, ariko noneho ibyo bihe bizagira iherezo. Ibintu byose bizagira iherezo, ntabwo bizakomeza kubaho nk'uku nguku. Ahari hari ibyo tubona bikatwereka yuko isi rwose ni akantu gato cyane, ariko abantu barimo ku Mana bafite agaciro kuko Kristo yarabacunguye. Haravuga ngo umunsi w'Uwiteka, ni muri Malaki igice cya 3 umurongo wa 19 gukomeza. Dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazaba ibishingwe, maze habe umunsi uzabatwika bashire, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami, ariko mwebweho abubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranukira rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo, maze muzasohoka mu kinagire nk'inyana zo mu kiraro, kandi muzaribatira abanyabyaha hasi, bazaba ivu munsi y'ibirenge byanyu ku munsi nzabikoreraho, niko Uwiteka avuga. Nimwibuke amategeko y'umugaragu wanjye Mose, ayo namutegekeye i Horebu, yari ay'Abisirayeli bose, yari amategeko n'amateka. Ni ukuvuga ngo kugira ngo dusubire ku rufatiro, dukwiye kongera kureba aho Imana yagiye ikura ubwoko bwayo. Iyo bavuze Abisirayeli, aha ushobora kumva ngo ni ba Mose, ba Aroni. Oya, nawe ubu ngubu wamenye ubutumwa bwiza biturutse ku Bayisirayeli ba mbere. Ubu nawe noneho nta muyuda nta mugiriki, twese imbere y'Imana dukwiye ubugingo buhoraho, ariko kububona ntabwo dukwiye kwibyambira. Natwe dukwiye guharanira guhora turi mu murongo Imana twifuza. Uwo munsi rero uzawutwika, ndinginga Imana kandi nisabira nawe ngusabira, kugira ngo uwo munsi tuzabe duhagaze koko dushikamye, atari bya bindi by'inyuma, atari bya bindi byo kuza uri kwibonekeza. Ahari iyi COVID yabashije kwereka umuntu uko ahagaze imbere y'Imana wenyine gutya, kuko hari igihe cyagera ntubone mugenzi wawe. Ese utabonye mugenzi wawe ngo agufashe kwiga amigisho, ntuzayiga? Ese utabonye mugenzi wawe ngo yongere kwibutsa ko gufasha abakene ari ingenzi, ntabwo wafasha? Ese kuba utari kubona umuyobozi w'ubutabazi imbere ngo akubwire yuko isabato y'ubutabazi yageze, bivuze ko utafasha umuntu ushonje kandi ubibona? Dukwiye kugira amaso y'abakristo, ntabwo dukwiye kugira amaso y'abapfu.
ntabwo dukwiye kwikunda, ahubwo dukwiye kumenya yuko turi umuyoboro Imana icishamo ubutumwa bwiza, yaba ari ukutureba gusa, yaba ari ukumva, yaba ari ukumenya ibikorwa byacu, abantu bakabasha kumenyekanisha Imana mu byo bakora. kabone n'ubwo utafata Bibiliya ngo ugende ujye ku rusengero, ariko aho uri ukwiye kumenya ko uri urwandiko umuntu wese ukuzengurutse abasha gusomaho. Turasoreza ku isomo ryo mu Byahishuwe 3:20 hatubwira ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi rye, niyumva ijwi ryanjye agakingura, nzinjira iwe dusangire. Ntabwo Imana izabasha kwinjira mu mitima yacu tutemeye gukingura, ntabwo Imana izabasha kwinjira mu mitima yacu tutemeye guca bugufi ngo tureke ibyo duhugiyemo, tutaretse gusinzira ngo twiryamire, ntitwibagirwe iby'Imana yadukoreye, twibagirwe Imana yacu n'uburyo yaducunguye n'uburyo turi abanyabyaha. Ibyo nitubyibagirwa, ndakurahiye Mwuka Wera ntabwo azabasha kudukomanga ngo twumve, ahubwo dukwiye guhora twibuka, tuzirikana, kandi tukamenya neza yuko muri iyi minsi tugezemo ni urugamba buri wese akwiye kurwana. Wireba ngo ibintu biroroshye ngo wumve udamaraye, ahubwo birakomeye cyane. Iyaba wabimenyaga wakamenya yuko isi igeze ku musozo. None rero Umwuka Wera arakomanga, nta na rimwe azigera areka kudukomanga. Ndabinginga, ninginga Imana mbasabira kugira ngo idushoboze, iduhe gukomera, iduhe kuba inzandiko koko, iduhe gukingura imitima kugira ngo yinjiremo, tubashe kongera kuzuzwa amazi y'ubugingo abasha kuduha imbaraga muri iyi minsi. Dukomeze dusome kugira ngo twivomere kuri ya soko, tuzabashe guhagarara dufite igihamya gihamya Imana mu mibereho yacu kubera ko twasomye. Mwa bantu mwe, kudasoma nta kintu wamenya, kandi kwibagirwa, uwibagiwe rwose ameze nka wa wundi kuko wirebye mu indorerwamo yarangiza akigendera akiyibagirwa. Reka tumenye ko turi abanyabyaha, twibuke Imana yuko ariyo ibasha yonyine kutweza, nta kindi. Yewe ntabwo uzajya kwa padiri ngo umubwire ibyo wakoze, umutima ari urutare n'ubundi ngo bigire icyo bitanga. Niyo mpamvu twebwe twamaze gusobanukirwa yuko Yesu yaducunguye, igitambo yadutangiye nicyo cyonyine kibasha kutwezaho ibyaha. Reka twizere kandi twemere gukingura kugira ngo Mwuka Wera yongere adutere imbaraga, yongere atwibutse icyo dukwiye gukora, kuko niba twiryamiye nta kintu turi bwumve. Reka rero Imana idushoboze, itubashishe kumva ijwi ry'Imana kugira ngo dukingure, twongere twuzuze imbaraga, kandi twibuke ko turi za nzandiko abantu bareba bagasoma. Nuko twongere dusabe Imana kugira ngo yeze imibereho yacu, iduhindure bashya, twongere tuyiheshe icyubahiro ahatuzengurutse ndetse n'aho turi, mu izina rya Yesu. Naho
Imana igira neza, habwa icyubahiro kuko amagambo meza wemeye ko twongera kumva, habwa icyubahiro yuko wemeye yuko twongera kubona imiburo nk'iyi ngiyi muri Sabato yawe yera, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagusabye rero kugira ngo umwuka wawe wera akomeze agendere mu mutima wa buri wese, dukomeze kwisuzuma Nyagasani, turane tudakomeje gukinga, ku buryo Nyagasani tukugururira uruzitiro mu mibereho yacu. Ngaho Mwami, reka tugusabe kugira ngo Isabato ikomeze tubere Isabato y'umugisha, ukomeze Nyagasani kuduhereza kubahiriza nk'uko bikwiriye, uturinde Nyagasani kuyikandagira, kandi amateraniro tubuze kugira mu gitondo duheze kuzakuyabonekamo duhuguritse Nyagasani kugira ngo dukomeze kunguka byinshi. Ngaho Mwami, reka ibyo ushaka n'ibishima bijye bikomeza kubaho mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka twakire umukuru w'itorero ufite amatangazo yihutirwa kugira ngo atugezeho, hanyuma dukorotire gahunda y'uyu munsi.